nuko rero nabonye bya kantine bitagenda neza njya mu by'ubucuruzi bwa boutique. Barandahiye ariko ngo urakora ngo buri ku mwanya wa mbere nawe urabyumva. Nibyo se koko uzakomereza aho ngaho twebwe tuyajyana mu mandazi. Mwiriwe neza. Muraho. Muraho neza. Muraho namwe. Makuru se Mariga. Ni meza kari bicara. Ntabwo nicara. Nanje kubabwira yuko ifumbire yaje muzaze kuyireba. Yo yarabonetse twari twaratinze kuyibona ntacyo tuzaza. Sawa rero ndimo ndaki. Karibu. Kumeza cyane. Karibu mu gitabo. Mwiriwe neza. Amukozi. Neza. Karibu. Shazi ajya kuza nawe mushyitsi agatebe. Makuru y'imisi. Amakuru ni meza nta kibazo. Kazuba kabageze hera. Kazuba twaturebeshe kabisa. Okay, turagasangiye. Mwihangane rwose ibi nibyo dusangiye ni karibu. Vitesi. Sawa nta kibazo. Namahoro. Namahoro. Arinzanye ariste. Atubwiye ngo tutegure. Ya ariste ibigendanye n'ubworozi bw'inkoko. Sawa ndabona bimeze neza. Kwa twe twagateguye ngiye nabo abahungu banje. Ni tubona nta kundi tuhitamo kuza kugura nkuzane ka Kristo nkuko nari nabikubwiye. Ya mafaranga se yarabonetse. Amafaranga yarabonetse. Wa mwana nawe yashyizeho ya 50 biba 290. Okay. Ni byiza mu ndunga mufite abanyamuryango batabatenguha kandi bafite icyo gukora. Noneho rero birasaba kugira ngo mugende nanone mwicare mutekereze ahantu tuzakorera ubwo bworozi bw'inkoko. Ariko hagati aho ngaho birasaba kugira ngo aya mafaranga mumaze gukusanya mugende mufunguze konti. Muyashyire kuri konti. Muyashyire kuri konti muyabitseho kuko iyo amafaranga ari mu ntoki z'abantu akunda gupfa ubusa bamwe ntumenya ahantu yanyuze. None twebwe tuzakora urutonde rw'inkoko tugomba kugura hanyuma tugende tujye kuzizana tuzibashyikirize aho muzazororera. Ako buri ikiraro nk'umuntu yagishaka nk'ahantu imbere y'amazi ahantu ni nk'ahantu hameze ute buri. Ntago ari ngombwa kuba ari impande y'amazi. Apfa kuba ari ahantu yisanzuye kandi hagati. Kuko zira nkoko zirarushya ntabwo ari inkoko nk'izi ngizi z'abaturage zipfuye kubaho. Ariko mujye mumenya ko twinjiye muri digital ntabwo tukiri muri analogue. Niyo mpamvu twahisemo nyine kugira ngo dufate izi nkoko zibyara umusaruro zitera amagi menshi. Kugira ngo namwe muzamuke vuba vuba musamuke mu yindi ntego. Ko bimeze. Nese buriya nk'amafaranga 290. Buriya tuzakomeza dushakira ahandi cyangwa ngarahagije. Byaba byiza mukomeje gushakira ahandi kugira ngo namwe mwagura umushinga ube mugari. Sawa ubwo mbibonye gutya mwebwe mugende mutegure ahantu muzororera izo nkoko hanyuma dukusanye turebe uko twakubaka ikiraro neza cya kijyambere kigendanye n'ibihe. Nanjye kambigiye. Sawa turi kumwe. Sawa koze cyane. Buretse reka mpamagare baze bagukingurire. Claude. Karame. Ngwino umukingura aragiye. Sawa reka mbishyire muri karaseri kugira ngo ntazabyibagirwa. Sawa ngaho. Aguherekeza.
kibazo kabisa y'icyo nzi cyo nuko ariko ko ndeba wishimye. Nta kibazo, akazi kari kugenda neza. Ariko boss hari akantu ajya nkwisabira. Akise kandi nta umva ndakwiyamye ntuzongere kumbwira ngo ni boss. Sorry boss. Uyu mwana hano mu rugo reba igihe tuba tumaranye. Yego. Nyine urabona uriya musore uvuye hano. Ndi kumva muvuga ku bijyanye n'umushinga wo korora inkoko. Agera mu mfashe nanjye nje mwaka aragashyiramo. N'ushara kandi ashyiramo keza. Kandi mbonye ari urubyiruko nkanja. Koro rwose urebye igihe tumaranye. Yego. Nta kibazo. Ngiye ikintu ngiye kugukorera, ikintu ngiye kugufasha nuko nzabakubariza. Yego. Nibaramuka banyemereye nzagufasha winjiremo nta kibazo. Murakoze cyane nasi. Merci. Nta kibazo kugira boss nkawe. Sawa. Rose bakaza. Agakira. Waretse nanjye najya muri la groupe. Se kugira umwana mutoya. Urabona byakunda? Byakunda. Oya. Ihangane byibura numara kugira mu mwaka wa 4. Urabinyemeye? Nzabigukora pe. Mu wa 4. Mu wa 4 nzayo. Ugerageza nawe ushyire wakawe wige neza. Ari. Rupacha. Karame. So kuze hano nkubwira aho tujyana. Tugiye. Ndagira ngo tumanuke tujye ku isambu kureba uko urutoki rumeze. Turagenda twambaye gutya dusa neza. Nta kibazo, tugende nta kintu turakora, ntabwo turatinda. Tujye. Akiriwe naje kukureba inshuro zingahe zose nkubu. Ariko se biriya bintu bizarya. Biriya bizavamo ngewe ko nigeze korora inkoko kera. Ndinda manze n'inyarire tugende tugaha. Cyagira vuba twatinze mwana. Ako gapi kuki wanzanye muri urutoki mbona rukoreye wanzaniye. Ariko shamuje muri zuba byose ryanyishe. Urabona insina ahantu hose zarumye, urebe hariya. Reba naka ngakuntu kabaye koko. Reba na ziriya zose kundu zabaye. Uretse hari umuntu w'ikunyaramo ashaka ko ari undogera. Kagarasha twagufashe. Nagufashe. Wesha. Kazi kanyera mu rutoki ko ubona ukuntu babaye. Wowe ugera ntawe nagari ngibarogera. Kazi kanyera mu rutoki neza. Cyagenda bite? Uyu mugabo abantu rwose ni unyaburi rutoki rwose araza kwibaza inyaramo nawe undogera namufashe. Ujya henda. Reka tubanze twumvikane, reka mbabwire. Murekure. None se rutoki kugira ngo rgume ngo nuko baba barugize rutoki. Rwose namubabare twe twigenderaga yihagarikaga. Ngo kugira ngo rwose uyu nguyu ni undogera anyaramo rwose namufashe nta wundi waba undogera gutya n'ubu mfatiye. urutoki rwawe kugira ngo rumere neza uzagenda uzana ifumbire uyishyiremo nurangiza urukorere hano ubundi urutoki rwawe ruzahita rumera neza. Uyu mwana ararengana ariko naye reka ngusaba imbabazi mbabarira ariko ntabwo we yabyumvise nawe yabyumvise. uyu mwana ararengana yararima nigendera dore ni n'umwana mureke gende mwana twakerewe wowe uzajya gushaka ifumbire uzajya gushaka ifumbire tumwihanganiye turagumyaza turinde ariko undi tuzafatira urambabara gende shaka twakerewe sawa nawe bimeze bite musa? Sawa. Ase ko watinze. Najyanye ya list kwa veterinary. Akusa abandi bari he? Andi sinzi gahunda bagize uraturaza babashije kuboneka. Rone naganiriye na veterinary. Ambwira ko amafaranga arahagije. Ariko tuzashaka ahandi. Ariko tuzafunguze ngo konte tuyashyireho kugira ngo bazabashe kuduha inguzanyo.